mwongeye kwirirwa neza nshuti bavandimwe, mugikomeza gukunda channel yacu Lifetime/P. Uyu munsi rero nabazaniye ikindi cyegeranyo, ibintu bigera nko mu 10 ugomba guhagarika mu buzima bwawe nk'umusore cyangwa se umugabo gukora niba ushaka ko umukobwa akwishimira, akakuba hafi, akagukunda cyane. Kubw'ibyo rero nk'abasore cyangwa se umugabo ari we wese uba ugomba guhagarika ibi bintu bigera nko mu 10 kugira ngo umukobwa wenyine abashe kukwikundira, abashe kukwishakira igihe cyose bitagusabye imbaraga nyinshi cyane. Nuko rero ikintu cya mbere ugomba kubaha no guhagarika gukora, reka guhora umwirukaho iteka ryose. Buriya hari ibintu twitiranya ngo nimwitaho, ningaragaza ko ndi kumwirukankaho, nimuvugisha buri kanya, ningira attention nini cyane ihambaye, nibwo azankunda. Oya, ahubwo azabona ko nta kazi ugira, azaguca amazi, azabona ko uri imburamukoro, umwanya wagatakaje mu gukora imirimo igiye itandukanye, ahubwo urimo urawutakaza umwirukankaho. Icyo gihe rero numwirukankaho azabona ko nta kindi kintu ufite cyo gukora. Bivuze iki rero? Bivuze ko ugomba kumuha umwanya wiwe, umuha umwanya nawe agaragaze ko ashaka kukuvugisha. Buriya nugenda gakeya ukirinda kumwirukankaho cyane, nawe azatekereza avuga ati uyu muntu nanjye ngomba kumuvugisha, nibwo azagira attention yuko nawe yumva ko akeneye kukuvugisha. Niyo mpamvu rero buriya uzahagarike kumwirukankaho, kubera ko igihe icyo cyose nuhagarika kumwirukankaho ntuzagira ikibazo rwose, azizana nawe azagira ubushake bwo gukora iki, bwo kukuvugisha. Ikintu cya kabiri rero ugomba kureka kandi ukareka burundu, reka kubeshya, reka kumubeshya. Ukuri kubaka icyizere kirambye. Niyo mpamvu mu bintu byose uzamubwira, mu biganiro byose muzamuhora kuganira, uzirinde cyangwa se uzareke gukoresha amagambo y'ibinyoma, uzareke kumubwira inkuru z'ibinyoma, uzareke kumwizeza ibintu by'ibinyoma, kubera yuko ushobora kumubwira ibintu urimo uramubeshya, uzi ko urimo uramubwira ibintu yumva neza, kandi we already yamaze kumva ko urimo uratambikira. Uramubwira ibintu azi neza, urimo umwumvisha ibintu bidashoboka, urimo ukora ibintu utakabaye kuba urimo urakora. Niyo mpamvu rero mu mvugo, mu bikorwa byose ujye witwararika, wirinde kumubwira amagambo abeshya, wirinde kumubeshya mu buryo bwose bushoboka. Ikintu rero uzakireke burundu. Icyo gihe nuba umunyakuri, umukobwa rwose azakwikundira, azakuba hafi. Ikintu cya gatatu rero, reka kumwandikira buri kanya. Ijambo kumwandikira buri kanya, mu gitondo, saa 4, saa 6, saa 9, nijoro, no. Gira gahunda, abone ko nawe hari ibintu byinshi uba uhugiyemo. Niba umwandikiye mu gitondo, fata break, muze kongera kuvugana nijoro, cyangwa se mu gitondo bireke. Umwandikire saa 6, umubaze uko ameze, umubaze bimeze bite, saa 6 imeze ite, wariye bimeze bite, wagiye pause, uri kwiyumva gute. Rimwe ku munsi biba bihagije, wanakabya kabiri actually. So rero iyo ubigize nk'akazi, nk'intego, mu gitondo saa ngapi, ugasanga uri kumwandikira inshuro 3 ku munsi cyangwa 4, aho ngaho rwose azabona ko nta kandi kazi ugira, uba wabuze icyo ukora, uba uri kumutakazaho umwanya, uba urimo uramufatiraho break, uba urimo uramuhugiraho nkaho nta kindi kintu cyo gukora cyo gukora wowe ufite. Kuganira neza kuri gahunda biruta kohereza ubutumwa bwinshi bwa buri kanya. Gira gahunda mu kuganira nawe, nibyo bizatuma yumva yuko ushobora kubura umuhungu usobanutse. Icya kane rero, reka kugira ishyari rikabije. Reka kugira ishyari rikabije. Umugabo wese ntabwo agomba kugira ishyari rikabije. Ishyari rikabije ni iry'abagore, ni iry'igitsina gore.
ntabwo igitsina gabo ntabwo kigomba kurangwa n'ishyari rikabije, kubera ko iyo urangwa n'ishyari rikabije uba uri umunyantege nke wa mugabo we, uba uri umunyantege nkeya. Anytime ushobora kubabara, anytime ushobora kwicuza. Byose rero kubyirinda, shikama, gira umutima ukomeye, ntukagire ishyari rikabije, umugirire icyizere. Kugira icyizere ni ingenzi mu mubano wanyu. Icya gatanu rero, reka kwigira uwo utari we, reka kwiyitirira ibintu utari byo, reka kwiyitirira ibintu bitari ibyawe. Ba uwo uri we mu buzima bwawe urimo ako kanya, ntiwisanishe n'ibyo utari byo. Icyo gihe ntiwisanisha n'ibyo utari byo, azagufata nk'aho nta bwenge ufite, azagufata nk'aho urimo uriyitirira ibintu kugira ngo akube hafi, kandi wari utazi neza yuko bakunda umuntu wiyereka uko ari, bakunda umuntu witwara uko ari. Yego, nyuma yo kumva rero iki kintu cya gatanu, icya gatandatu, reka kutumva ibitekerezo bye, reka kwirengagiza ibitekerezo bye, reka gudaha agaciro ibitekerezo bye. Ihangane uha agaciro ibitekerezo bye, mutega amatwi ibyo ashaka kukubwira, mutega amatwi kandi wubahe icyo avuga, kubera ko buriya mugomba kubana mwuzuzanya. Nureka gutesha agaciro ibitekerezo bye, akabona kuri wa muntu uba unyotewe kumva ibitekerezo bye, kumva amagambo amukomotseho, kumva inama ziwe, abona ko nawe rwose umwubaha kandi umuha agaciro. Niyo mpamvu rero mu buzima bwawe uzirinda gupfobya ibitekerezo bye, ujye ubiha agaciro. Uko cyaba kingana kose ugisapotinge, umwereke yuko yarakoze neza, umwereke yuko akoze ibintu byiza, agize icyo akubwira cyubaka kandi cyagira icyo kimara. Icya karindwi rero, reka kumufata nk'aho agomba kukwitaho buri gihe. Ntukabe impamvu yuko agomba kuba en charge yo kukwitaho iteka ryose. Nawe uba ugomba kwiyitaho, wubaha umwanya n'ubuzima bwe, wumva ko nawe aba afite ibindi bintu ahugiyemo. Ntugire ngo kuba uhari ari uko nta bindi bintu yakora uretse kukwitaho gusa. Yagerageza umuha umwanya, wubaha umwanya mu buzima bwe, nawe agira ibyo akora, aho kugira ngo ahora akwitaho igihe cyose. Icya munani, reka kubura gahunda mu buzima bwawe. Uzirinde kubura gahunda mu buzima bwawe, ngo ute umutwe ngo ujye ngo ubarizwe mu bintu utagakwiye kuba urimo. Umusore nk'uwo nguwo rwose nta mukobwa utamukunda. Umukobwa wese aba yifuza umuhungu umeze gutyo, umuhungu ufite gahunda mu buzima bwe, ukora ibyo yakakwiye kuba ari gukora, ubarizwa aho yagakwiye kuba abarizwa. Abantu benshi bakunda umuntu ufite intego mu buzima bwe, ufite icyerekezo mu buzima bwe. Niyo mpamvu umukobwa wese aba yifuza umuntu cyangwa se umugabo ufite intego n'icyerekezo mu buzima bwiwe. Ikintu cya 9, nshuti yanjye, reka kutiyitaho. Iyiteho. Isuku, imyitwarire myiza no kwiyubaha bigira uruhare rukomeye cyane mu buzima bwawe ndetse no mu mubano wanyu mwembi. Nuba uri wa muntu ugira isuku, nuba uri wa muntu ugira imyitwarire myiza, nuba uri wa muntu wiyubaha, ndakeka nashidikanye yuko nawe azakubaha, azagukunda, azumva ko naramuka akugize mu buzima bwe uzaba usobanuye byinshi, uzamupresentinga neza ku bandi, azaba ari proud yawe kubera yuko aremera adashidikanya yuko uri smart, uhagaze neza, ufite imyitwarire myiza, uri imboni nziza ya benshi bagakwiye kwifatiraho icyitegererezo. Ikintu cya nyuma rero, reka kumuhatira urukundo, reka guhatira urukundo umuntu w'abandi. Urukundo ni ikintu kizana bitewe n'uko witwaye gahoro gahoro. Urukundo nyarwo ruba rushingiye ku bwubahane, icyizere no guhitamo kw'abantu bombi.
ataguhitamo irinde kumuhatiriza urukundo ngo agukunde. Igihe atakwiyumvamo mwihorere, igihe atagutega amatwi mwihorere, paka igihe wenyine azumva ko ahisemo, kubera ko ni uguhitamo kw'abantu bombi. Uramenye rero wa musore we, niba ushaka urukundo rurambye, ntukibande mu gushaka amayeri yo gutuma umukobwa agukunda, ahubwo ibande ku kwiyubaka, kwiyubaha, kubaha abandi no kuba uwuriwe, no kuba umuntu w'inyangamugayo. Iyo ibyo ubikoze neza, amahirwe yo kubaka umubano mwiza ariyongera kandi cyane. Iyo ubikoze neza ibyo bintu byose nakubwiye, amahirwe yo kubaka umubano wanyu uriyongera cyane. Murakoze cyane kubana natwe, ntiyacane yanyu bagezaho ibyiza n'ibyegeranyo bya buri munsi. Ciao ciao.